ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Mbese iyo wiyirije ubusa ubigenza uti? Iyo wiyirije ubusa ubikora uti? Ndakwifuriza gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58 uhere ku murongo wa mbere. Icyo gice kirakwereka uburyo ugomba gusenga. Bibiliya iravuga ngo niwiyiriza ubusa, ngo ufate ibyo wari burya byawe biha abakene. Ngo kwiriza ubusa Imana ishima ngo si ugufata umutwe ngo uwubike nk'umuberanye. Oya, niko Yesaya 58 yavuga. Ngo ahubwo ngo uhamagara abashonje, uhamagara abatawe, ngo bashyire mu nzu yawe, ngo bagaburire, ngo bahe n'ibyo kwambara. Bibiliya iravuze ngo ibyo nubikora, ngo kita ku bakene, ngo kita kuri bene wanyu, niko Bibiliya yavuze. Umucyo uzahita uhera ko uhita ugutambikira. Iryo ni ihame, sibyo? Urasenga nta mpamvu ufite, ukamera nk'uri kuri regime, urimo urasenga ariko Imana ntiyakumvise. Kubera iki? Urimo urasenga nta mahame. Bamwe murasenga ngo ugasanga ngo nibwo muhise mutangira kugira intonganya mu ngo zanyu, ngo mukagirana ibibazo n'abakoresha n'abakozi banyu mukoresha. Uyu munsi wa none shoje nkubwira ngo ibuka uriwe iri mu bigize amahame, kandi mwifurije gusoma icyo gitabo. Shalom.